kumutakaza kavuga si uyu mutima ni inkubura yego sinzaba mpombye ko njye ubundi nabanje kubyara nkiri umusore ariko akanyereka abana baba bageze nko mu rugo akabereka urukundo nkaho ari mama babyara. Uri umusore wabyaye abana bangahe? Ndi umusore nabyaye abana 3. Yego. Ukiri umusore wabyaye abana 3. Ni ku bagore batandukanye? Batandukanye. Ku bagore batandukanye. Kwa Rukazimana. Nyine ubu buzima hari ukuntu bushuka umuntu cyangwa se umuntu arya ubuzima niko wenda nabyita kuko icyo gihe urumva yarabafashe abagira be nyine yaba yahuye nabo bakamera nk'abahuye na mama wabo. Ubwo ibyo byatumye mvuga ngo kumukunda birashoboka kuko sini mu mizo ya mbere sinigeze mukunda. Mubana ntabwo yigeze mukunda. Reka ta dutangira kubana nta rukundo rwose rwari rurimo naba nkubeshye ntarwo. Reka mbe ndwarije hano wenda se nshobora kutazabana nawe nge nari nzi ko ari iraha birangira umutima mwiza imico myiza ikugaje bihuriyemo. None se urumva yanyerekaga urukundo ariko nkavuga ati ntago bijyanye akakwereka urukundo ko nturubona ntabwo birimo ntago byahura ko natekerezaga umudamu ngomba gutunga nkasanga situriye. Uwo wifuzaga umeze ute? Nifuzaga nyine iyo uri umusore hari igihe utekereza ukavuga ati ngiye nzazana se umukobwa muremure w'akabavu gatoya wo mu minsi birangira rero nguye ku ibiro nyereye guheka ntabwo namenye igihe umwana yaheteye mu igikano kari karimo kihese. Ubwo rero nabonye kuna iri kwirukanka gusa uyu mwana ni ibyishimo byanjye nkaba ibyishimo bye. Ni ukuvuga ngo urukundo nkunda ntaho ruhuriye n'urwa mama we kuko ninjye wamukarabyaga ninjye nabonye ukuntu nyine atari kwikoza mama. Muri iyi myaka 2 iri kurangira arwaye byarashobokaga yuko nari kumubwira ngo sinkuzi. Nta mudamu naba narigeze negera ngo mukabakabe byibuze muri iyo myaka 2. Muri iyi myaka 2 ibyo naboneshaga amaso nabonaga ko ari ugupfa ni urupfu nirwo nabonaga nge naba nkubeshye kandi ubwo ibyo yarabirimo mfite umwana uri hehe muri pediatri mu bitaro ndi kurwana na byibyo byose. Urumva nyine umutima ntiwari uhari wasaga n'uwamenetse kubera ko nari nkenewe ahantu habiri kandi biririjanze. Ko yaremeraga kankorera amasuku mu bintu byose bishoboka ntabwo yigiza nyinuba avuga atese birani ibiki oya nkanguka narambuye amaso mbona mpagaze hejuru. Bavuye kumubaga bamuvanye muri salle dope hari ahantu nyine bahita babagarura n'ubundi za mashini hari ziba zikimuriho bakirindiriye ku bipimo by'umutima byongera kugenda ku murongo. Giye kumva numva arambwiye ndi kumuhanagura kuko yabaga yuzuyeho nyine amaraso aho sonde yanyuze. Arambwira ngo Imana igiguha umugisha izaguha umugisha. Ahita yongera arasinzira amarira yazenze mu maso ndavuga ngo arapfuye. Uravuga yego ko navuze ko ari ijambo rya nyuma ambwiye. Uvi inkuru yanjye. Kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe ariko hari igihe bigorana cyane kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Herbal bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka
abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe. Bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Herbal. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga, no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe, no kuvuga kurogwa. African Healing Herbal bahamagare kuri 0788832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255 nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije, obesite. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze muri ubu buzima, reka twizere ko mumeze neza. Yego tujye kuganira ku nkuru yabo. Ni couple nziza cyane yahuye n'ibibazo, ariko uyu munsi ikaba ikomeje kugenda igaragarizanya urukundo, kabone nubwo nyine bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Babandi mujye muvuga ngo abagabo ni babi, mukabatuka mukavuga ngo nta mugabo mwiza ukibaho ntawe. Hano hari ubuhamya bukomeye bwigendera tugiye kumva muri kano kanya. Tubaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Jado murakoze, nitwa Imanishimwe Jean Dodier. Nashakanye n'umudamu wanjye Mukandayisenga Annonciata Mukandayisenga. Tubaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze cyane. Mufite ubuhamya bw'ibyo tugiye kuganiraho, bw'ibyo mwaciyeho. Iyo wumvise abantu bashwana mu rugo, wowe wambwiye ngo ntago urwana, ntago kwitana, ntago gutukana. Oya. Mu by'ukuri ingo z'iki gihe zubatse ku manegeka inyinshi. Ariko nge ku rugo rwanjye ni Imana yarwubatse. Yego. Kuko gusenga burya biraryoha kuko ibintu twaciye mu bintu bishaririye, ibintu bigoye, ku buryo byashobokaga ko umudamu nari kumuta nkagenda nkashaka undi mudamu. Yego. Ariko mu by'ukuri urukundo dufitanye ruturuka ku Uwiteka, burya gusenga biba byiza. Urukundo mufitanye ntabwo rukwemerera ko wakora icyo kintu cyo kumuta. Reka rero tujye kuri Annonciata tore duhira, kuko ubuhamya bwe niho bugiye gutangirira, cyangwa ubuhamya bwa couple yanyu niho bugiye gutangirira. Ubundi atubwira ukuntu byata. Annoncia, uraho neza nshuti yacu? Yego. Umeze neza? Yego. Ufite inkuru y'urukundo, y'uburyo mwabanye n'umugabo wawe n'ibyo mwaje guhura nabyo. Inkuru yitubwire byagenze gute Annonciata? Nabonye urukundo rwe, kuko hari n'igihe cyageze navuga ati Imana izamuha umugisha, ndawumusabira kandi na n'ubu ndawumusabira, kuko hari byinshi yankoreye birenze nanjye ubwanjye ntekereza bikandenga. Tubwire urwo rugendo rwo kwa muganga, uburyo bamubaze byose, ingorane zabayemo n'uburyo wahabaye. Umudamu wanjye yatwaye iyi nda y'umwana, ariko nyine ni kwa kundi Uwiteka yubaka. Yego. Iyi nda uyu mwana yaturutse ahantu kure. Noneho igihe cyarageze ajya mu bitaro inshuro ya mbere, iya kabiri biba ngombwa ko bamubwiye ko ajya kwarama agategereza ukwezi kose. Muri uko kwezi naravuze ngo nta wundi ni njyewe ugiye kujyayo mwikurikiranire. Byatunguye abantu, wenda uretse ubu umuntu amaze nko gusa nkaho bigenda byanga, ariko hari ukuntu umuntu yagaragaraga nk'umusirimu. Fata isafuriya, fata imbabura, njya mu gikoni, njya guteka. Bantu nyine urabona byabanje nko kubacanga, bamwe bashaka kumbwira ati reka tuguhatire ibirayi se, reka tugire gute,
kubera ko babonaga ko ntabishobora ibiryo ndabiteka ujya mu gikoni kugira gute ibiryo ndabiteka babona ibiryo biratukuye noneho kubera ko hari abantu baturukaga mu misozi benshi nyine batazi iterambere cyane bareba ibyo biryo nashyizemo salisa yego ntacyo komeza bareba ibyo biryo nashyizemo salisa ati dore umugabo uzi guteka ati yakoze muri hoteli ntabwo bibaho ko umuntu yateka gutya ati cyakora umudamu wamushatse yashatse umugabo bajyaga bajya kumusura mu bitaro we ntabwo yabaga abizi bakajya kureba umudamu ndwaje uwo mudamu ameze ate utekerwa n'umugabo gutya ubwo twabaye aho ngaho igihe cy'ukwezi kose ubwo itariki 18 z'ukwa 12 2023 bamujyana ku iseta baramubaga bamuterura uyu mwana w'umuhungu twahamaze iminsi 3 biba ngombwa ko dutaha tugeze mu rugo kuri Noheli ubwo urumva nari natetse ndi kuvuga ngo reka nite ku muryango wanjye dusangire kuko hari ibyo Imana yakoze ahubwo ngiye kumva numva ngo biranze tugiye gusubira kwa muganga twaragiye tujya kuri centre de santé tuhageze bahita badutaransfera ku Kibuye tugeze ku Kibuye nyuma y'isaha barambwira ngo biranze ariko nagiye kumva numva akiri mu isuzumiro niho bahise kuko inda yari yabyimbye cyane bahise basubira hahandi bari badoze za ndodo barazica bamamwe imyana ngo yari irimo ni urumva ni byatewe ni byari biri byasigayemo n'ibiki bye byasigayemo ko ibipamba baramubaze baramubagwamo mupamba noneho ibyo bintu se bari bibabwiye buretse gatonda bikugereraho ni inkoro rwose ni umwanya wawe noneho ndababwira ati ese ko mubona n'amaze ukwezi hano urumva abaganga twari tumaze kumenyana ndababwira ati ese nta kuntu mwarwaza ko ubushobozi bwanshiranye wenda agakirira hano barambwira ngo nugirirwa umugisha ukabona igitanda se hashika urabutomboye ati ahubwo genda ujye kuzana imyenda ubwo nta bundi buryo ubwo biba ngombwa ko nahise nsubira mu rugo kuko bisaba gutega ko ari ukujya ahantu bita Rubengera ndagenda ngeze mu rugo urumva nabuze ikintu mfata natekereza inzira mbese byanyuzemo ibiki byose numva birancanze nibaza ukuntu ngiye kujya sehashika mbese ubwo nanatekereje no ku mafaranga ubwo birangira n'ibyo nari ngiye kureba mbisize imyenda y'umwana narayisize pe nanjye ubwanjye nagiye nta n'umupira w'imbeho mfite ubwo ndagenda ngeze ku Kibuye bari bandiho bampaye kudahumeka ubwo mpageze barambwira ati ubu ngubu no kugenda ndavuga ati tayari twagiye ubwo transferi bari bayujuje baduha ambulance 1:40 nibwo twahagurutse turagenda tugera CHK tugeze CHK ubwo twageze mu nzira umuhanda wacu wa icyo gihe kuva ahantu bita ku Rufungo kugera ahantu bita mu Cyakabi kugera mu Meru wari umuhanda mubi w'igisoro urumva uyu nguyu uko bakamubaze ntago bigeze bahadoda bafashe amapamba batsindagiramo bazirikaho bande noneho urumva nagiye nteruye uruhinja rutari gusereganya mfite n'umuntu urembye nari mfite ikibazo ndi kuvuga ati kuko ntatara muri ambulance ryari ririmo nari urumva nari mfite umwana akaboko kamwe kamuritse itoroshi ya telefone bigeraho mvuga ati si uyu muntu ntaraturika noneho bigeraho mvuga ati bivuze ngo yagiye muri ambulance inda idafunze inda ntago baziritseho bande yonyine
ntabwo bari badose. Turagenda tugeze CHK, urumva muri ambulance mwo aho umurwayi ari yari njye na madamu n'umwana. Yego, n'umwefirmiere. No, yari yicaye imbere kwa shoferi. Oh yes. Ibyo nkubwira ni ukuri. Yari yicaye inyuma kwa shoferi, imbere kwa shoferi plutôt. Niho yarari. Undi yagakwiye kuba yicaranye. Twari twakagombye kuba turi kumwe. Yego. Ubwo turagiye tugera. Ni amakosa yari yabasuzuguye. Ni amakosa. Yego, ikomereze. Iryo kosa ryabanjirijwe nuko transferi yujujwe ku Kibuye kuri hopitale. Kumwe batanga fotokopi y'irangamuntu y'ujyanye n'umurwayi. Ntabwo ari yanjye yakoreshejwe, n'ubundi hakoreshejwe y'umuganga. Urumva ko ni nabo bansinyiye. Yego. Mu cyimbo cyanjye. Turagiye tugeze CHK, barambwira ngo umudamu tugiye kumubaga ntugire ikintu umuha. Ubwo ndamwihorera, nta kintu namuhaye. Biza kurangira bifashe undi munsi. Undi munsi nibwo bagiye kumukorera, baramubaga. Ubwo ku Kibuye bari babaze batambitse, noneho CHK babaga bazamura babirere ku mukondo kugira ngo bafungire mu ishashi. Ayo mashyira yari arimo ataza ngo atangize inyama zo mu nda, kuko ku Kibuye habagiwe kabiri, CHK naho bamusubiramo inshuro 4. Ubwo baramujyanye bajya kumubaga, avuyeyo haza kubonekamo ikibazo cy'uyu mwana ngo yavukanye umuhondo uwo mu maso. Yego. Ubwo urumva nta mahitamo yandi, twarababwiye ngo tuzamuvuza ku bitaro by'iwacu, kuko ubwo urumva naravuze ati ese kuvuza abantu babiri icyarimwe biri bunyorohere. Byaje kuba ngombwa ko abaganga bambwira ngo natavurwa no gupfa uramuburara. Ubwo byaje kuba ngombwa ko umwana bamushyize mu bitaro by'abana. Yego. Noneho madamu nawe ari mu bitaro by'indembe. Ubwo urumva nk'abantu bazi ibitaro bya CHK, muri maternity hatandukanye n'ibitaro by'abana. Ubwo urumva nagombaga kwita ku mwana, bari barashyize hariya bakamuriramwo uwo muhondo muri kuveze, muri biriya byuma byabo. Yes. Ubwo urumva nagombaga gucungana nawe ko yakangutse kugira ngo muhe amata. Nagombaga kureba umubyeyi ko yaba yakangutse nawe, kubera ko bamuteraga ikinya cy'umubiri wose. Byari birebire, urumva nta guhumeka nari mfite, kuryama ntibyashobokaga. Urumva umuntu bahozaga ku iseta kandi hirya hari umwana, urumva byari ibintu bingoye binduhije, ariko nkabyereka Imana. Ubwo urumva nasabwaga, nubwo nari umwe, nasabwaga kumwitaho, ngo kumuha imboga, imbuto, amagi, inyama. Ubwo nahoraga urugendo rwanjye nabaga nagiye Nyabugogo kwa Mutangana kurebayo imbuto, ibyo kurya byo bakeneye najyaga kubireba byose ari mu marangi. Buriya hariya mu marangi bari bamaze kumenya, kuko nahagendanaga agasorori kari mu gakapu kuntu. Ubwo ibyo mbibamo sinigeze ninubwa, kuko urumva umuntu bashyizemo sonde bakamujyana mu ibagiro, iyo yagarukaga urumva kumutunganya ibyo ari byose yabaga afite amaraso. Urumva ntabwo nigeze mbyinubira pe, ntabwo nigeze mbyinubira. Narasengaga nkavuga ati Mana fasha nere kuba iki umupfakazi, ko numvaga kumutakaza. Nanone burya hari ukuntu ubona umuntu afite umutima, ukavuga si uyu mutima ninkubura sinzaba mpombye. Ko njye ubundi nabanje kubyara nkiri umusore, ariko akanyereka abana baba bageze nko mu rugo, akabereka urukundo nkaho ari mama ubabyara. Uri umusore wabyaye abana bangahe? Ndi umusore nabyaye abana 3. Yego.
urumva yarabafashe abagira be nyine yaba yahuye nabo bakamera nk'abahuye na mama wabo. Ubwo ibyo byatumye mvuga ngo kumukunda birashoboka kuko mu mizo ya mbere sinigeze mukunda. Mubana ntabwo wigeze mukunda? Reka da dutangira kubana ntabwo nigeze mukunda, byari ibintu biraho bisanzwe. Kwari ukuvuga ngo nshatse umugore gusa? Nta rukundo rwose rwari rurimo, naba nkubeshye ntarwo. Ahubwo kwa kundi abantu babana uburyo bishimana se, uburyo bafatana, niho urukundo burya rugenda rukorera. Kuko burya imishakire hari igihe umuntu ashaka ahubutse, hari abashaka bagendeye ku butunzi, ntabwo ari ubutunzi ntiyamukurikiyeho. Oya, abo butunzi bari bahari pe, n'abo mu miryango ikomeye bari bahari. Kuki ari we wahisemo rero? Bo ngewe naje gusanga umugore mwiza ari wo wahabwa n'uwiteka. Ukiri umusore wabyaye abana 3, ni ku bagore batandukanye? Ku bagore batandukanye. Ko ari ukazimana nyine ubu buzima hari ukuntu bushuka umuntu cyangwa se umuntu arya ubuzima, niko wenda nabyita. kuko icyo gihe nari ntarakizwa, kuko icyo gihe nanywaga inzoga, nanywaga itabi. Ubwo rero urumva ko ahantu narindi muri ya nzira igoramye, hamwe umuntu akora ibyo ashaka. Mu kumushaka se wamushatse nabwo ukiri muri izo nzira? Nkimushaka namushatse n'ubundi nk'inzoga. Ariko maze kumushaka ndavuga ati yanjye ntabwo nakongera gusambana, kubyo nashakaga n'ubundi ngize gute ndabibonye. Ni muri urwo rwego twabanye, ariko mubwiza ukuri ndamubwira ngewe mfite abana nabyaye. Nawe arambwira ati mfite umwana nabyaye, namubyaye ari umuntu nawe umfatiranye, kuko nari ntaruzuza imyaka, kuko nari umwana. Ubwo ndavuga ati okay, nta kibazo, upfa kuba ufite ubuhamya buzima. Nuko twabanye, nuko mwabanye. Rero ugize gutya umushaka ariko utamukunze? Ntabwo nari mukunze. Waje kumukunda gute? Ntago kabaye imbarutso gatuma ukunda umugore wawe utajya wibagirwa? Akantu katumye mukunda ni ukumbwiza ukuri. Ni ukumbwiza ukuri, kuko burya hari ukuntu ushobora kubana n'umuntu haba hari nk'ibihumbi 5 ukayoberwa irengero ryabyo, cyangwa se we yaba afite nk'ibihumbi 5 ntubimenye. Ariko twebwe nge namusanze anyereka byose, igihe ari cyose akinyereka. Ubwo rero ndareba ndavuga ati wa muntu udahisha umuntu, wa muntu ushobora kugenda ugasiga inyuma, wagaruka ukamusanga, uwo muntu yaba ari sawa. Niki cyatumye uvuga uti byanze bikunze uyu nguyu ni ugomba kuba umugore wanjye noneho byiteka? Cyane ko urumva ntabwo ari umusore utazi ibintu by'abagore. Umushaka utamukunze kubera iki washatse umuntu udakunda? Impamvu namushatse nyine twarahuye, turamenyana, turaganira, mbona imico ye, ndavuga ati reka mfe kuba nkunzeho gatoya. Ni imico ariko ntiwigeze umukunda? Ntabwo nari nakamukunda bwa mbere, ariko wari utaramukunda? Nari ntaramukunda kuko naravuze ati reka mbe ndwarije hano, wenda se nshobora kutazabana nawe. Ubundi nari nzi ko tutazabana. Wari uziko y'ibyamaraha gusa? Nge nari nzi ko ari iraha, birangira umutima mwiza, imico myiza ikuganje bihuriyemo. None se iminsi ya mbere uri kumva ubanye n'umugore uvuga uti n'uw'igihe gitoya, wumvaga urugo rwanyu rwemeze ute? Ibyishimo byawe byari bimeze bite nk'umugabo ushatse umugore ko utamukunda? Urumva yanyerekaga urukundo, ariko nkavuga ati ntago bijyanye. Akakwereka urukundo ariko nturubona? Ntabwo birimo, ntago byahura. Ko natekerezaga umudamu ngomba gutunga, nkasanga situriye. Uwo wifuzaga umeze ute?
nifuzaga nyine iyo uri umusore hari igihe utekereza ukavuga ati ngewe nzazana se umukobwa muremure w'akabavu gatoya ko numvaga nzazana umugore w'urubavu rwanjye w'umumisi birangira rero nguye ku ibiro 76 nibyo yari afite icyo gihe birangira murarwubaka turwubatse nuko rero ugira gutya agukundira ngo abana bawe batore warabyaye ku bagore batandukanye amera nk'aho ari mama wabo. Yego, icyo kintu cyagukoze ku mutima, cyankoze ku mutima. Mbwira ukuntu rero yabikoze ku buryo byatangiye kugukora ku mutima. Yarambwiraga ngo abana wabazanye nkabarera, nkavuga ati oya wasanga ari bya bindi bya mukase w'abana bashobora kuza ejo bagapfa. Kuko nyine hari inyito itari nziza dufata abantu tukabitirira wenda ibyatambutse kera, kuko kera ngo mukase w'umuntu yabaga ari umuntu w'umugome, nta rukundo rwamubonekagaho. Ariko mu by'ukuri yashoboraga kuba ari umwe wenda mu bantu nk'icumi, ariko mu by'ukuri ugasanga kubera ko kera hari imyumvire bari bafite bigahita byumvikana ko ari babi. Ubwo tukomeza kugenda tubiganiraho gahoro gahoro, ndamubwira oya wowe ibyiza reka bazizane, kuko ushobora guhatiriza umwana n'ubundi ugasanga ntago bibaye byiza. Ubwo rero byaje kurangira umwana yaza nkabona ahubwo we yagiye kumugurira nk'ikintu runaka, nkajya nkumva ngo yakimuhaye, nta nama yangishije. Ndavuga ati ariko uyu muntu utabanje kumbwira ngo gutya gutya, uyu muntu nta kibazo gihari. Nuko nagiye ndeba nyine uburyo yagendaga. Yego, abagize gutya rero ararwaye, umwitaho mu buryo budasanzwe. Namweretse urukundo wari waramukunze icyo gihe, urukundo rwari rwaraje nirwo rwagusunitse. Urukundo rwaraje ruraka ndavuga ngo aho azajya hose mpaka none ndagira ngo nkubwire ngo n'ubu niyaba akiri mu bitaro twari kuba tukihicaranye, nubwo yari kumaramo imyaka runaka rwose, igihe cyose yari kumara. Kuko urumva byaje kuba ngombwa ko hari umudamu waje kumpamagara arambwira ati nawe ubwo byatangiye nyine mugira inama ku rugo rwe ku bintu bitagendaga neza, biza kurangira ahubwo ashatse ko tubana. Oya yego, aha, muri cya gihe warwaje madamu? Nari ndwaje madamu. Yego, ariko naravuze ati hoya ntabwo. ubwo yaguteresa tesi tuhe iyo nkuru? Burya hari igihe umuntu ashobora kuba afite nk'umutima wenda se w'ubugwaneza, wenda se ugafata ikibazo cy'umuntu ukakigira icyawe. Ikibazo cye nari nakigize nk'icyanjye, ariko mu by'ukuri uburyo nge nagifashe we yararebye aravuga ati wenda se uyu mugabo yakubaka pe, yakubaka, reka wenda mubwire kuko afite ibibazo, wenda ashobora kuba yaza tukabana. Ariko agata umugabo we akaza iwawe. Ariko isezerano ryanjye nari narasezeranye n'umutima wanjye, nuko nkimara kubona nyine nshakanye nawe urukundo ruje, naravuze ati nta wundi mudamu nzaryamana nawe. Reka da. Muri iyi myaka 2 iri kurangira arwaye, byarashobokaga yuko nari kumubwira ngo sinkuzi. Nta mudamu nawe narigeze negera ngo mukabakabe byibuze muri iyo myaka 2. Muri iyi myaka 2 kuko naravuze ngo niba ibyo yampaga bidashobora wenda kuboneka, wenda se nk'uko nabishaka, ariko ni njye wabiteye. Kuko iyo ntaza kumutera iyo nda ntiyari kugira gute, ntiyari kubagwa.
ubwo urumva ko izo ngaruka ibyo bibazo bimuriho intangiriro yabyo ni njyewe. ubwo rero narabifashe mbyishyiraho ndavuga se ari njyewe ugize kiriya kibazo akana nanezerwa, ese ninde wanyemera wantaye kubw'ikibazo mfite. ubwo rero ibyo byabaye ngombwa ko mfata cya kibazo cye ndakiyegereza nkishyiraho. ucyegereza umutima nacyegereje umutima. nza gusanga igisubizo kirimo ari ukumukunda nkamwereka urukundo, noneho rwa rundi rwo mu rwego rwo hejuru narurya ashobora kuba ari no muri koma yanumva n'umwuka wanjye akaba yahita akanguka. ko kantu mani yego, kuko ndabyibuka se hashika ku ituru ya nyuma bamubaga, kuko iyo shashi bari bafungiyemo imbere yari yaturitse amara arasohoka aza inyuma. icyo gihe ntibahise bamukorera, ahubwo barahamagaranye, hari n'abaganga bari muri konji ngira ngo baje, kuko urumva ni ikibazo cy'ubutabazi cyari kibonetse. barangije ubwo urumva bagiyeyo barema inama, biza kurangira igihe bamujyana, gusa nyine ibyo naboneshaga amaso nabonaga ko ari ugupfa, ni urupfu. nirwo nabonaga njye naba nkubeshye. kandi ubwo ibyo yari abirimo mfite umwana uri hehe muri pediyatiri mu bitaro, ndi kurwana na by'ibyo byose. urumva nyine umutima ntiwari uhari, wasaga n'uwamenetse, kubera ko nari nkenewe ahantu habiri kandi biririjanze. ubwo baramujyanye icyo gihe bamuvanye bavuye kumubaga, bamuvanye muri sale dope, hari ahantu nyine bahita babagarura, n'ubundi za mashini hari ziba zikimuriho bakirindiriye ku bipimo by'umutima byongera kugenda ku murongo. ngiye kumva numva arambwiye ndi kumuhanagura, kuko yabaga yuzuyeho nyine amaraso aho sonde yanyuze. arambwira ngo Imana ijya iguha umugisha, izaguha umugisha. ahita yongera arasinzira, amarira yazenze mu maso, ndavuga ngo arapfuye. uravuga yego, ko navuze ko ari ijambo rya nyuma ambwiye. noneho nsigara ndi gucungana na kiriya gipimo cyerekana ku buryo umutima uba uri gukora. nkareba muri taburo nyine nkabona n'ubundi biri kugenda bisanzwe. ndavuga ati ibyo ari byose kubera ko umutima w'umuntu iyo uciye hahita hajyamo umurongo utambitse. ati ibyo ari byose ya Mana nsenga umuntu wanjye aracyari muzima. isubirira ku mwana aho yari ari. urumva nari mfite intuze, ibibazo byari bitandukanye, kuko aho twari turi CHK hari harimo abadamu, hari harimo abakobwa. noneho bitewe n'uko abenshi bari baragiye baturuka mu ntara batazi gukoresha MTN Mobile Money, ugasanga babashyiriyeho amafaranga ariko ntibamenye kuyareba, ntibamenye kujya kwishyura imiti. ugasanga arambwira ati ngwino nyine urukundo rurasabana, bigeraho bavuga ati ni wowe mugabo dufite ahangaha, ati ni wowe munyamabanga wacu. ubwo numva ko byari byoroshye kuba nabwira umurwaza umwe nkamubwira ati ariko ngwino twibete tukagira ibyo dukora. kandi nashoboraga n'izo nzira nanyuragamo, naba nagiye Nyabugogo kureba imbuto cyangwa se ngiye kuzana ibiryo mu marangi, kubera ko icyo gihe ibiryo batangaga CHK ntabwo yari ari kubishobora. urumva byansabaga kugira ngo njye kumurebera hanze. byashobokaga ko nari guhura n'abandi nk'umuntu wabaye Kamugi, kuko Kigali nayibayemo kera, ntabwo nari kubura umukobwa. ariko naravugaga ati oya, isezerano nasezeranye nuko nta muntu ngomba kuryamana nawe nsize umudamu wanjye. nibazaga ese naramuka apfuye, numvaga ko nta wundi mudamu nazana, ntibyashoboka. ko burya hari ukuntu umuntu akubera mwiza, akubera mwiza ugahita umubonamo bya bindi byose washakaga. kuko muri iki gihe usanga ingo nyinshi bari kureba ngo umwana avuka hehe,
afite iki yego ibyo rero naravuze ngo nimba igenderaho tayari kubaka biraba birangiye yego namusanze yego yari yarakoze ayibeshejeho ariko nta bidahambaye yari afite kurusha uko nari kujya ahantu runaka nkahabona byinshi kuko hari nk'umukobwa wari uri ahantu mu kazi yego ntabwo navuga izina rye ariko yarakoraga yanagiye twari dufitanye gahunda ariko birangira umutima wanjye oya utamugiyeho uragenda ugeze kuri Anonsiyata urasitara uhita ugwa mu biganza bye yego none se mbwira byanze bikunze hagati yawe nawe iyo ubana n'umuntu wumva nyine urukundo rudahari hari utuntu nyine wenda ushobora kumukorera nawe ukavuga utakukiye umuntu rwose w'abandi murenganya koko nta tuntu ugiraga umukorera kubera ko utamukundaga nyuma waje kuvuga uyu mukobwa w'abandi ariko ntamurenganije hari igihe cyageze bitewe n'uburyo yagendaga mfata ndavuga atari ko uyu muntu wasanga yarandoze ntago nkubeshya ibintu ngiye kukubwira ubyemere nk'uko mbikubwiye ndasenga no muri telefone yanjye harimo Bibiliya niba mbeshya Imana indimbure naramukubise kugira ngo ndebe ko yaba yarampaye inzaratsi oya ni kwa kundi bo ushakaho umuntu impamvu mpaka ukamusitaraho kugira ngo kubera ko nyine nari ndi mu gipimo menye ko nta byatsi wariye ariko mu by'ukuri naje kumusaba imbabazi kuko namurenganyije ubwo amakosa ako gakosa kari kabaye turagakosora ibintu birakomeza bigenda icyo gihe umutima ntiwakuriye warandiye kuko urumva ngewe mu by'ukuri nta n'ubugome nabikoranye kuko nari ndi gusuzuma kuko hari ukuntu bajya bavuga ngo umuntu ngo bamuhe inzaratsi wabonaga gukunda cyane n'ibyo umukora byose ntabyiteho ubundi uravuga uti uyu muntu yarandoze ndavuga ataha rimwe ubundi ni gute mbana n'uyu muntu byaraje ni gute mbana n'uyu muntu urumva n'abantu bose ku mpande baravugaga ati oya uriya ntimuberanye hari mu itandukaniro reka jugunya nyine bo baravugaga ngo ntimuberanye ibyo bagenderagaho sinari ubwo bari bakuzi ku musore amashagaga n'iki kuko urumva kujya kwinjira kubaza umuntu ngo kubera iki tutaberanye sibyo ari buze kukuroga ubwonko noneho uhite ureba kuri bya bindi we ari kwita bibi nawe nubitekerezaho bize kurangira bikwinjiyemo burya virusi turazibona tugendana nazo buriya ikintu cyiza gihari ni ukubona aho virusi iraturuka ukahakwepa bisaba ubwenge ariko bisaba ubwenge ubwo bwenge wabukuye he kwihangana gukuye wari usanzwe umenyereye wenda nk'umusore utamenyereye ibintu by'abagore utarigeze wenda yiruka mu bintu by'abagore akiri umusore kenshi ushobora gusanga nyine babivuga ntanabyumve ariko wenda nkawe wari usanzwe umenyereye ibintu by'abakobwa kugira ngo bihunge uwo mutima wukuye he buriya iyo uzi aho ugiye urugero niba ugiye Nyabugogo oya reka dufate ku Ruyenzi n'amaguru urabona urugendo rurimo ntabwo warugenda wicara bisaba gushaka kurumbera inzira hariya hakurya igikono niba hari mubyara wawe ntabwo urahanyura uraberereka uce Kimihurura umanuke hasi ku Kinamba mbese ugenda ushaka inzira kugeza aho ujya bivuga ngo rero no kubaka urugo banza urebe hirya wirebe iby'ako kanya kuko urebye iby'ako kanya byanga byakundugera mu nzira ugasigara nawe uzasanga urugo rumaze imyaka 2 ngo burya ngo naribeshye ingeso zawe ibiki bisaba kugira ngo ubanze umenye aho ugiye uvuga ati ese uyu muntu ngiye kubana nawe biravamo biri bwemere yego ese niharamuka havutse ikibazo niharamuka havutse ikibazo
icyo kibazo nzabasha mu by'ukuri kugihagararamo nk'umugabo? kuko ubu mfite ubuhamya bw'abantu bambwira ngo ibibazo waciyemo iyaba tuba twaravudutse, kandi koko abantu benshi banze baravuga ati hoya ntabwo twakagombye kuba tukibihagazemo. rero icyo ikintu gituma ibyo byose biba ni ukubanza gutekereza ku cyo ugiye gukora. mwamaze igihe kingana iki mu bitaro? mu bitaro kuva mutangira kugeza musohotsemo bwa nyuma na nyuma? bwa nyuma na nyuma ni igihe cy'amezi 4. ni menshi. ariko ubwo urumva no muri ayo mezi 4 n'ubundi nakomezaga kugenda mvuza dutaha bamukurikirana. urumva ko ibyo nari mfite byagezaho bishira byarashize. ariko mu gushira kwabyo ntago namwinobwe. yego nyine hari igihe uvuga atese ubu bizagenda gute nyuma y'ibi ngibi, kuko burya ari nk'ukuntu n'umuntu ashobora gupfuka abana burana serikeye. narabitekereje ndavuga ati subo aramutse apfuye gutya serikeye nayikora he? kuko urumva nari ngeze ubwo nagiye gutekereza gutyo narashiriwe. ariko ibyo byose nta na kimwe cyanciye intege. nabwiraga Imana nkavuga ati Mana nshoboze, mureke asange papa we. umwana uko agukunda cyane. impamvu uyu mwana nkunda, uyu mwana ni njye wabaye papa we mba na mama we. aragukunda pe. uyu mwana ajya gukingizwa bwa mbere namukingije kwa Nyiranuma turi sehashika. mutwara muri porute bebe. tugeze ngiye kugera hafi y'umusigiti ndebye nsanga agatwe kanyuzemo hano gutya mu rubavu. nsanga umwana yaragiye gutakara. wari umuhetse se? nari mutwaye kuri porute muri porute bebe mu nda. ariko kubera ko ntari imenyereye guheka ntabwo namenye igihe umwana yaheteye mu igikano kari karimo kihese. ubwo rero nabonye kuna iri kwirukanka gusa. uyu mwana iyo ni ibyishimo byanjye nkaba ibyishimo bye. ni ukuvuga ngo urukundo nkunda ntaho ruhuriye n'urwa mama we, kuko ni njye wamukarabyaga. ni njye nabonye ukuntu nyine atari kwikoza mama. uyu ni uwa nawusa ku buryo turi nk'ahantu bashobora kuvuga ngo ashobora kuvuga ati umwana n'uwe ntibabyemere kubera ko nta rukundo bafitanye, nta mubano ukaze uhari, kubera ko isano rye ry'umwana na nyina ni njye warijyanye. waramwibye. naramwibye. yego reka tuganire na Anosiya rero. Anosiya atubwiye ku byerekeranye n'urukundo rwanyu uburyo mwatangiye. hagati yawe nawe nta rukundo ruhari mu bana. icyo kintu nawe urakizi cyangwa wabuze ikitari cyo? ndakizi. urakizi? none se mbwira. atubwiye byinshi cyane ukuntu nyine we yumvaga nyine urukundo ntarwo ni iki, ariko urukundo rugenda ruza ngo akwimariramo kuko aragukunda. icyo gihe mwabanaga atagukunda ariko ukamwereka ngo urukundo rudasanzwe, ari nabyo byaje gutuma nyine nawe akwimariramo gukunda. noneho byari byo kudagukunda bivaho. byari bikugoye gute muvandimwe? byari bingoye, byari ibibazo bikomeye ariko nabinyuzemo. mbega numvaga mukunze, ariko nyine we ukabona ntabwo biri kumuzamo neza, nta bimurimo. ariko njye numvaga mukunda pe. we ngo yishakiraga abakobwa ba misi ngo bize bakire bananutse. ariko nyine buri iby'Imana ntawamenya uko Imana iba yabipanze. nta niko Imana yari yarabipanze. izo mbaraga zo kugira ngo mu by'ukuri umwihate nawe ubwo uti nubwo atankunda ngomba kumwereka urukundo wazikuye? ni ukuri nanjye sinzi ahantu zavuye. nanjye nabibonye gutyo gusa, sinzi ngo byaje gute. numva muri njye rwose mwiyumvishemo, numva ndamukunze. we yagusubizaga inyuma. hari ukuntu nyine umuntu agusubiza inyuma byanze bikunze ukabibona, ariko ukamwereka urukundo cyane. narabikoraga. ni nk'agake yagukoreye cya gihe atagukunda mubana kumva nyine ugiye gucika intege.
hari igihe yambwiraga nabi akambwira ati ubundi se kutanize ubundi nta n'amafaranga ufite hari abankeneye benshi bafite amafaranga ngaceceka nyine bikambabaza ariko ngaceceka nyine nkumva binteye agahinda cyane nkavuga ati ariko si ubumana kuki ngewe byanabaye gutya ngewe wampoye iki hakazamo no kwicuza ariko ndakomeza ndarwana Imana igenda ibigenza neza abanyiyumvishemo ni ryari watangiye kubona ko urukundo rwanyu noneho rwaje ubona ko umugabo atangiye kugukunda? rwaje 2018 gutyo kuko 2019 twahise dupanga gusezerana nibwo navuze ati noneho ndabona biri kwemera ndabona noneho Imana iri kujya ibigenza neza kuko numvaga burya iyo utari wasezerana n'umuntu uvuga ati n'ubundi isaha n'isaha Yesu wanjye yakwigendera kandi koko yanakwigendera ntiwanaburana ariko nyine tumaze gusezerana nibwo nabonye ko ari uwanjye ariko ngo yajyaga gukubita rwose cyane ariko mu kurwana kwacu ntago nigiraga mvuga ngo ngiye kuzana ubuyobozi ngo nirukanke njye mu buyobozi kuko naravugaga se Mana niba mufunga biragenda gute ko kenshi cyane hari igihe naherekezaga nk'abantu kuri polisi nareba ukuntu bari kubakubita nareba ukuntu bari kubafata avuga ati ese ubu koko bamujyanye bakamufata kuriya yagaruka tukarebana mu maso mbega nkumva ni ikibazo ubwo nyine tukarwana nkapfiramo gaceceka kandi ukongera ukamugaburira ukamwarurira ukamuhakeya cyane abagore kumugira imbaraga zirahari umuntu kugira imbaraga z'umutima cyane umuntu arihangana ubu ngubu se nta kigukwita cyangwa acishamo gake oya ubuse ntabwo yankubita none se muri kwa muganga rero aho yakweretse urukundo rudasanzwe utajya wibagirwa ni hehe Annonciate? kuri hano yanyeretse urukundo urabona nk'umubyeyi iyo amaze kubyara biba bigoye pe ariko yaremeraga akankorera amasuku mu bintu byose bishoboka ntabwo yigiza nyinuba avuga atese birani ibiki oya ntabwo yigiza nyinuba ari naho ngo wamushimiye uri mu bitotsi usinze nari ndi muri koma aribwo bansohoye ntuze muri salle d'ope ndumva ndibuka kuko nkanguka narambuye amaso mbona mpagaze hejuru tangije namuhereje ikiganza namubwira ati Imana izaguha umugisha yawe tubwiye udahari murabihuje ati Imana izaguha umugisha kuko narambuye amaso urabona nibwo nasaga naho ndi gukanguka ndeba nk'ahantu ndi mbona arahagaze ari kunyitegereza numva mbega sinzi binjemo numva amarira sinzi ahantu avuye mpita ntekereza ndavuga ati ariko si ubu koko umugabo koko Mana uti wancikiye su abantu twanyuze hose tukababarana none n'aha hantu koko n'uku kuntu umeze ndavuga ati Imana izaguha umugisha nyine kuko narabirebaga nkabona bindenze muri njye reka dusoze rero ikiganiro cyacu nsubiriza mikoro umutware gusa kereka niba ari inama wagira nk'abantu urumva ari inama wagira abantu se Annonciate? kuri nabagira inama nagira abadamu bagenzi banjye inama yo kujya bihangana ibigeza biri imbere ibyiza biri imbere ntibihutire kurakara buriya umuntu aragerageza buhoro 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 bikagenda byemera. Mufitanye abana bangahe hagati yawe nawe? Ni babiri. Aha, we yabye abana batatu mbere. Ku bagore batandukanye. Yari yagacishijeho. Ni nama muje numvaga nyine ngomba kumwihanganira. Ntagombaga se ko
ntabwo mvaga ko azaguca inyuma umugore umutipe se ufite abana bangana gutya. njye numvaga nta kintu bintwaye. wumvaga naguca inyuma nta kintu bintwaye wari wariyemeje. nari nariyemeje numvaga nta kibazo mfite. ngaho reka dusozanye rero n'umutware wawe kandi wakoze cyane kuva ku Kibuye ukaza ahangaha ngo duhe abantu byumwe ko ishusho y'urukundo nk'uru nguru ntabwo bitangira ari byiza ariko bisoza neza. bishobora gutangira neza bikagira agati bikaba bibi ariko nanone bikongera bikaba byiza. icya mbere ni umuhate nk'uwo wanyu sibyo ra Jado rega mera Jado micro Jado nuko rero tugiye gusoza ikiganiro. yego umudamu amwitayeho wari ufite amahitamo menshi nk'umuntu wazikinnye mbyite gutyo. narazikinnye ariko no gutereka mubeho byanze bikunze. isomo rikomeye waha nk'umugabo uri kutwumva muri kano kanya utihanganira akantu gato k'umugore we kandi we wihanganiye ibinini ni nk'akahe? buriya ikosa rya mbere ni ryo kutabanza gutekereza kuko ubu buzima tubayemo ni bugenda bubyina nk'ipine ry'igare ridafunze neza burya ntabwo rigendera inzira imwe. bivuga ngo ushobora kwirengagiza umudamu wawe hirya y'ejo ukamukenera kuko umubiri ushobora kumuganza cyangwa se wowe ukakuganza. ubundi mbere na mbere ni ugusenga kuko burya urugo rusenga rutunga amahoro kurusha bwa butunzi burimo umuyaga. kuko iyo usenga uba ufite umwuka wera w'umujyanama ukugira inama kuko ariko iyo usenga by'ukuri kuko gusenga biratandukanye. hari abantu bakizwa kugira ngo abandi babone ko bakijijwe hari n'ukizwa bya bindi byo mu mutima kugira ngo yegerane n'Uwiteka. rero uwo nguwo iyo wegeranye n'Uwiteka niwe ukubera iteme rya bya bibazo byose. rero bivuga ngo iyo wegereye Uwiteka habonekamo kwihangana ugira ubwenge bwo kuyobora urugo rwawe uko byagenda kose. ntabwo uwo mubana yakunanira usenga ntabwo bibaho. icyo tuzira ni kwa kundi wagiye mu kabari ugezeyo uhuye na za virusi twavugaga barakongoreye bakubwiye ibi n'ibi ya mico urahuye hari igihe uyizana wayigeze iwawe bikarangira byanze. kandi nanone na wa musore nawe uba witegura gushinga urugo yakagombye kureba nyine aho ajya ese ni he. mbwira babandi bakubwiraga bati uyu mugore uzanye ntabwo agukwiriye ntabwo akubereye baramwaye nabemereje aho mpisemo kumushyira mu mategeko birangira nyuma y'amategeko agiye CHK bumva ko twajyanye noneho bajyaga bumva inkuru ngo yapfuye ariko byaje kurangira mu by'ukuri atashye ari muzima aribo bamubwira ati ahubwo ufite umugabo ugukunda. ubundi abantu bose banzi nakubwiye ngo n'abaganga bari hariya CHK muri icyo gihe bari bahari banzi nibo baguha ubuhamya bw'ukuntu narwaje umudamu. reka dusoze sibyo byanze bikunze nk'umuntu uri kutwumva muri kano kanya ari kumva inkuru yanyu umuryango wa Jado wumva yabafasha iki yababwira iki yabagirana amaki byose nk'umuntu waduha inama mu by'ukuri burya ngo umutwe umwe ngo wifasha gusara ariko ntabwo wifasha gutekereza. mu by'ukuri inama zo tuba tuzikeneye kuko nk'ubu ngubu mfite nk'ikibazo cy'umudamu kugeza iyi saha
uyu mudamu kuko urabona yabaye ikimuga. Yego wabitweretse n'amafoto nayabonye. Biragoye rero kumva nk'umuntu ari kuvuga gutunga umuryango we nge ku giti cyanjye yicaye urabona birangoye kuko hari umwana wiga uyu nawe yakagombye kuba naramujyanye naramutangije ishuri kuko n'ubundi uwakurikira yatangiye kwiga afite imyaka 2 ariko urumva n'imyigire ye ikintu cyambabaje ni uko byaje kurangira asibiye biramubabaza kuko atigeze asibira kuva mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu ageze mu wa kane biranga bitewe n'iki urumva nyine hari imbaraga zabuze bivuga ngo uwamubufasha wenda nka madamu akabona nk'ikintu yakora yicaye yego byamfasha. Nabonye baramubazi cyane bakubwiye ko azongera kubyara. Ntago bishoboka. Ikintu bambujije cya mbere seshaka barambwira ngo turagufunga burundu kuko baravuze ngo ntazongera kubyara. Ndababwira se n'ubundi mwamufunze ngo hoya ngo nibwo tukimara kumudoda ntago byakwemera kuko nyine yari iyo turu ya nyuma yari yaturitse ahubwo wowe ngwino tukwereke ibipapuro wuzuza tugufunge burundu. Baragufunga wose nyine bamfuye yana urumva gera nifite n'ibibazo byinshi nari mfite umva nahuye n'ibibazo urumva natekerezaga umwana nasize inyuma natekerezaga umudamu noneho kumbwira ngo n'amazi kumbabura ntazayaterura ibase ntazayiterura urumva ubwonko bwabaye nk'ubuyobye natekereza umwana nabwo bivuze ngo n'umwana niwe wamwitayeho bya bindi akenshi muri karitsiye y'iwacu banzi kuri ku izina rya wa mugabo uheka umwana. Yego dore umugabo bamwe twarahuraga bakavuga ngo ngo dore amakosa y'abagabo nyine yaramumutanye kuko ntago babaga bazi ikibazo mfite hari n'uwo twari tugiye gutongana noneho abandi bakavuga ati umugabo ugira urukundo umugabo uhekera umwana umugore ati ntubona umugabo ubwo rero abo bavugaga ngo ntubona umugabo nyine ngo waramuroze. havuzwe ibintu byinshi bitandukanye ariko mu by'ukuri njyewe icyo nagerageje guhagararaho ni imbaraga z'urukundo. Ubwo rero ngiriwe umugisha kabona icyo gukora kuko urabona n'ubu aracyarwaye nkeneye kumuvuza ngiriwe umugisha nkabona uburyo bwo kumuvuza byamfasha kuko kumubona gutya birambabaza kuko afite uburibwe kuko urabona byanafashe n'intuze n'amaguru urabona ko yarabyimbye urabona n'umuntu ukeneye ubuvuzi bw'umwihariko ntabwo ari umuntu wo gutererana. Yego reka dusoze wenda ku umuntu uri kutwumva muri kano kanya amfashirize uyu muryango wa Jado ndetse na Annonciata kugira ngo babashe kubaho ndetse babashe by'umwihariko no gukomeza urukundo rwabo tugire imiryango mizima tugire imiryango mizima kandi yaturutse kure. Rero ku muntu wifuza gufasha uno muryango kugira ngo babone icyo gukora Annonciata rona nta buzima nta cyamaguru yabyimbye ngende kumureba ku muntu wifuza gufasha uno muryango rero mureke dufashe uno muryango twagize Imana tubona umuryango mwiza wubatswe wiyubatse by'umwihariko mu buryo bw'urukundo cyane ko abenshi usanga bitariho mureke rero tubafashe kandi tubikunze tubone Jado abonera icyo gukora umudamu we n'ubuzima bukomeza urumva ko nyine yamwitaye hose ashika hose ubushobozi kamushiraho kandi mbere atari ko byari bimeze. Mureke rero dufashe Jado kugira icyo abonera umudamu we cyo gukora nawe kubyo akora wenda agira icyo yongeraho mwaba mukoze pe. Jado vuga nimero telefone yawe. Nimero yanjye ni 0788 60 13 97. Urakoze cyane.